Murabona ko duhagaze ku muhanda neza purinsipale muri karitsiye nziza cyane, iri ahantu heza cyane nk'uko mubona viyu yaho cyangwa se icyerekezo cyaho, ni ahantu heza cyane tujye kuhakuzanira inzu ariyo y'iyi mureba imbere yanyu ya kamera, ihagaze miliyoni enye, 14,500. Akaba ari igiciro kigomba kuba cyaganirwaho. Ni inzu rwose y'ubucuruzi, ifite imiryango itatu nk'uko muri kuyibona, ni imiryango itatu, umuryango ugiye ufite icyumba na salo, uyu nguyu wo mo hagati mubona ukinguye ukaba ufite ibyumba 2 na salo. Murumva ko ari inzu itubutse rwose nk'uko muri kuyibona, ikaba ihagaze mu kibanza cy'ubuso 800, pariseri yayo igera hepfo. Ni inzu rwose iri ku giciro gitoya hano Nyagasozi mu murenge wa Bumbogo mu kagari ka Nyagasozi nyine, iri ahantu heza rwose ku muhanda nk'uko uri kubibona, ngira ngo muri kubibona hose uko hameze. Reka tukwereke rero mu gikari uko hateye na negisi zirimo se cyangwa ibikoni. Murabona rero twinjiye mu gikari, ubu turi kwinjira mu gikari kugira ngo tubereke ibikoni n'iyo pariseri uko imeze. Ni ahantu hateretse hameze neza rwose, haba abantu, ni ahantu rwose hadakwiye kuba hagucika kuko hahagaze amafaranga makeya kandi hari mu kibanza kinini hano ku muhanda. Nimwihutire kuza kureba iyi mari itarabacika kuko uko bigaragara ni imari rwose, ni imari ifite pariseri ngari, ifite ubuso 800. Ni ahantu hadakwiye kugucika nk'uko mwahabonye. Murabona ko inzu igerageje guporotejwa n'amatafari ahiye. Ni ibintu ushobora kuza ukayikoraho bikeya, noneho ukaba ahantu hameze fureshi. Aha hantu ntihabacike rero. Murakoze kandi turabashimiye, mugire ibihe byiza.